Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Abakunzi ba Saveur Divine ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ndabasuje aho muri hose mu bice bitandukanye byo mu isi, nizera nashidikanya ko Imana iri kumwe namwe. Ushobora kuba urwaye, ushobora kutameze neza, ushobora kuba wishimye, ushobora kuba uri mu bihe byawe byiza, ariko ndagira ngo nkwibutse yuko byose bigenwa n'Uwiteka, byose bitegekwa n'Imana. Imana yo mu ijuru niyo yonyine yo kwizerwa. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana yonyine ari yo kwizerwa, ikavuga ngo aha biringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyega. Tuhagarutse nanone kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana turimo tuganiraho muri iki cyumweru, aho muri hose tuyishimiye ijambo Imana yateguye ko tugomba kuganiraho muri iki cyumweru. Imana igiye dutegurira ibyiza byinshi by'uburyo butari bumwe, kandi umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu. Tugiye gusoma amagambo turi buze gusanga mu gitabo cya Matayo ibice 6. Turaza guhera ku murongo waho wa 31. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose n'abapagani babishaka, kandi So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiriye ibibi byawo. Amen. Yesu nashimwe. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Turaza kutinda cyane kuri iri jambo rivuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi tugeze mu minsi myiza, iminsi y'impera y'umwaka. Ni iminsi tuba turimo dusoza umwaka, abantu baba batangiranye umwaka imigambi myinshi. Mwavuga ati nzagera kuri ibi, nzagera kuri ibi. Yaba ari abagambira mu buryo bw'umwuka, akavuga ati narindi kuri iki kigero, ndashaka gusenga Imana nginzamure ngeze kuri iki ngiki. Yaba ari abagambira mu buryo bw'ubuzima busanzwe, akavuga ati narindi kuri iki kigero, ndashaka gukora ibi n'ibi, mfite imigambi iyi kugira ngo nzasoze uyu mwaka ngeze kuri ibi ngibi. Umuntu yatangira umwaka atangirana ingamba nshya. Hari abandika, hari abashyiraho timetable, buri muntu wese afite ukuntu yapanze umwaka we, avuga ngo uyu mwaka ndifuza ko ibintu bizagenda gutya. Niko biba bimeze. Abantu baba bafite byinshi bifuza kugeraho. Hari abagera muri aka kanya rero bakaba batarabigezeho, hari n'abandi baba bari gucelebratinga ko babigezeho. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Byinshi rero usanga cyane cyane bishingiye kuri ubu buzima tubamo, bishingiye kuri ubu buzima. Umuntu ashaka gutera imbere avuga ati ngeze kuri imyaka iyi, ndashaka kugera kuri ibi. Imigambi ni myiza, abantu bakwiye kugira imigambi, bakwiye kugira gahunda, bakwiye kuba bafite ikintu bashaka kugeraho cyiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryo rero ryatubwiye yuko ngo nuko ntimukiganyire kugira ngo muvuga ngo tuzarya cyangwa se tuzambara iki cyangwa se tuzanywa iki. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Yavuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Imana ishimwe. Ni byiza dukwiriye gutera imbere, ni byiza dukwiye gukora, ni byiza dukwiye kuba dufite imigambi myiza. Ibyo dukora byose twaba tubipanga, dufite gahunda nyinshi kandi nziza. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ryo riratubwiye ngo muri byo byose dupanga, muri byo byose dushaka kugeraho, muri byo byose twifuza, hari ibyo ushaka kugira ngo uyu mwaka usoze muri iyi minsi hafi 14 isigaye cyangwa se 13 isigaye, hari ibintu ushaka kugeraho. Ariko ikintu kiri imbere cyane ni ugushaka ubwami bw'Imana. Fata muri iyi minsi ya nyuma y'umwaka ushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Mu kwezi kwa mbere ushobora kuba bitarakuze utarabigezeho, ariko haracyari amahirwe yuko muri izi mpera z'umwaka washakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ukagera kure.
Imana yacu nihabwa icyubahiro. Birashoboka kandi biracyakunda ariko washaka ubwami bw'Imana gukiranuka kwa ibindi byose twiganyira. Dukwiriye gushyiraho gahunda tukavuga ngo tuzagera kuri ibi, tufite ibi ngibi dushaka kwinjiramo, dushaka kugera kuri ibi ngibi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko mubanze mugire ikintu muheraho mbere y'uko ujya gukora, banza usenge ugambirire. Mu gitondo byuko uvuga uti Mana ngiye muri ibi ngibi n'ibi ndabikweretse, ariko ndashaka kugira ngo byose mbikorane gukiranuka. Ndi umucuruzi, ndashaka gucuruza mu gukiranuka. Ndi umuntu ukora muri ofisi, nakira abantu, ndashaka kwakira abantu mu gukiranuka. Nkora kuri reception, ndashaka kwakira abantu baza kuri reception mu gukiranuka. Kuko hari serivisi zigenda nabi kuko gukiranuka, gushaka Imana no gukiranuka kwayo bitakunze abantu batabikoze. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Uko mushakisha ibintu, mushyira Imana imbere. Iyo Imana yagiye imbere mu bintu byose, ibintu byose nabyibijya imbere. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Iyo washyize imbere Imana, nayo ibyawe yibigiye imbere bigenda neza. Kuko iyo ikintu cyose cyaje guhiga imigambi yawe kibonye Imana imbere, kirahunga. Imana yacu nishimwe. Bibiliya ivuga ngo wikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Imana yacu nishimwe, nibwo uzaba amahoro masa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Na Yesu rero bitubwira ngo mubanze mushaka ubwami. Ibyo byo kurya n'ibyo kunywa mukeneye, Imana irabizi. Ibyo ngibyo byo gutera imbere mukeneye, Imana irabizi. Imana ikeneye ko izi neza ko ukeneye kuramba. Imana izi neza ko udakeneye gukenyuka. Imana izi neza ko ukeneye kubaho. Ariko banza ubwami bw'Imana, banza ushaka ubwami bw'Imana. Iyo umuntu afite ubwami bw'Imana, ibintu byose bigenda neza. Iyo ubwami bw'Imana buri muri wowe, ubusakaza n'ahandi hantu uri. Imana yacu nishimwe. Iyo tutunze ubwami bw'Imana, Yesu yigeze kubwira abigishwa ngo nimujye musenga muvuga ngo ubwami bwawe buze. Ubwami bwawe buze bube muri twebwe, bukorere muri twebwe, buvugire muri twebwe, butwarire muri twebwe, bukorere muri twebwe. Imana yacu nishimwe kandi yabwa icyubahiro. Iyo ushatse ubwami bw'Imana, ugashaka no gukiranuka kwayo, ibyo ukabyuzuza, ibyo ukabitunga, wisanga uri umuntu muzima wuzuje ibyangombwa. Ibyo abandi bitoza kugira, wowe usanga ubifite. Ibyo abandi barwanirira kugira, wowe usanga ubifite. Ibyo abandi bigira kugira, wowe usanga ubifite. Ibyo abandi bajya gushaka abakansarazi kugira ngo babibahe, wowe usanga ubifite. Kwihangana kuraza ufite ubwami bw'Imana no gukiranuka, gukora ibyiza mu buryo bukwiriye kuraza. Iyo umuntu afite ubwami bw'Imana, afite umwuka wera, kandi umwuka wera ni umuyobozi. Ubona ukuyobora gukora imirimo yawe neza, ubona ukuyobora kuvuga amagambo yawe neza, ubona ukuyobora muri buri kintu cyose, yaba ari mu rugo, yaba ari kuba umwana mwiza nk'uko umwana ukwiriye ababyeyi, yaba ari ukuba umudamu mwiza, yaba ari ukuba umupapa mwiza. Buri cyiciro cyose urimo, iyo ufite ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo biri muri wowe, ibintu byose birizana, ibindi byose urabyongera. Ntabwo usenga Imana uyisaba amahoro kubera ko hari ubwami bw'Imana haba amahoro. Ntabwo usenga Imana uyisaba ibindi bintu birenze urugero, birizana. Kuko yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni rukuruzi y'imigisha. Ubwami bw'Imana ni rukuruzi y'amahoro. Ubwami bw'Imana ni rukuruzi y'ubuzima. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Iyo ubwami bw'Imana butuye mu mutima wawe, naho hari ibintu byaturuka iruhande bikurwanya, yisanga biri kurwana n'Imana, ntabwo birwana nawe. Imana yacu nishimye. Ubwami buri muri wowe burirwanirira. Ntabwo ari ngombwa ko kurwana intambara, ahubwo ubwami buri muri wowe burirwanirira. Igihe kituma umuntu yinjira mu kwirwanirira, nuko aba yatandukanye n'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bwatandukanye nawe, kuko atigeze ashaka kugira ubwami bw'Imana. Hari ukugira ubwami bw'Imana, hari no gusa nk'ufite ubwami bw'Imana. Hari kugendana n'ubwami bw'Imana no gusa n'ugendana n'ubwami bw'Imana. Hari kuba mu bwami bw'Imana no gusa nk'uwo mu bwami bw'Imana. Hari kuba no gusa. Ibyo bintu biratandukanye. Kuba ndi Pastor Placide n'umuntu usa nanjye turatandukanye. Ntiyakora ibyo nakora, ntiyavuga ibyo navuga, ntiyagera aho nagera, ntiyakwihagarira ibyo nakwihanganira, ntiyakunda ibyo nakunda, ntiyananga ibyo nakwanga. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kuko nubwo dusa sijye, Imana yacu nishimye. Twe gusa n'abafite ubwami bw'Imana, ahubwo dutunga ubwami bw'Imana. Bigenda gute? Ni ukubwira Imana ngo noneho reka ubwami bwawe buze, ibyo ushaka byose bibe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ukemerera Imana, ukamanika amaboko, ukareka akaba ari ikontorora, ukareka akaba ari iyobora. Ubwami bw'Imana bukaba mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ngo bakiri ubwami bw'Imana, ariko ugasanga hari ibintu yashyize mu bwami bw'Imana, hari n'ibindi birimo imigambi yiwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hakaba igihe umuntu afata ibye, ni nk'uko wafata Imana ukaza ukayiha karibu, ukageza muri salo, ariko ntiwemere ko igera mu cyumba, ntiwemere ko igera mu byawe, ntiwemere ko igera mu bubiko bwawe, ntiwemere ko igera mu migambi yawe.
hari igihe umuntu agira akageso akakabika nk'akantu k'agakingirizo kazajya gatuma ngewe ngira amahane abantu ntibamenyera, ngewe ngira ibi ngibi. Ugasanga dufite Imana igice, dufite n'igice cyacu, dufite ahantu Pawulo yageze ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ngo sinyiriho, ngo sinyiriho, ngo ni Kristo uriho muri jyewe. Icyo nicyo bita gutunga ubwami bw'Imana, ni ukureka Kristo akaba ari we ugena buri kintu cyose ukora. Ndageze kuvuga ukuntu kera twajyaga tujya mu rusengero ukagenda nta n'igiceri cy'atanu ufite nka 500 yonyine ayicungira, wagera mu rusengero ubwami bw'Imana kuvuga ngo reba uriya muntu yamuhaye amafaranga, ugasanga akakubwira ati navuye nko mu rugo n'amaguru, kandi ubwo nawe ntacyo ufite, kubera ko ubwami bw'Imana nibwo buyoboye. Ukora ibyo ubwami bw'Imana bugennye, ibyo ubwami bw'Imana buvuze nibyo ukora. Ibyo rero nicyo bita ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Iyo Imana ivuze wibuke ko ni ubwami. Iki kintu abarokore ntibajya bacyumva. Ubwami bw'Imana ni ubwami burategeka. Umwami aragena, umwami niwe utegeka. Ntabwo ari demokarasi mu Mana, ntabwo ari aho umuntu avuga ngo njye ndabara kujya avuga ngo njye mfite ukuntu mbana n'Imana yawe. Kenshi na kenshi ushobora no gusanga iyo Mana buvuga atari ya Mana nyamana. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana, mubushake nimumara kubutunga mubone gusaba ibindi. Nicyo Kristo abatubwira, ntukigere ujya mu bindi byifuzo igihe tarisanga icyifuzo cy'ubwami bw'Imana cyarakemutse ku buzima bwawe. Wambaza uti se ko numva ubizi ko kitarakemuka, ubyumva. Imana yo mu ijuru duhana umugisha, kandi Imana ikomeze ko twishimira twese. Mbifurije umwaka mwiza, uyu mwaka muwurangize neza, umwaka mukomeze guhura n'imigisha yanyu, kandi imbaraga z'Imana zibuzure. Imana yo mu ijuru ikomeze kubishimira, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubarwanirira muri byose. Amen, amen. Tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi Imana izabitwongerera, kandi Imana yacu ikivuze iragikora. Imana ntibeshye. Amen, amen, amen.